Haleluya, 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 haleluya. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, turagushimiye Kristo mwiza utubohora buri munsi, turagushimiye kuko udukiza, ukatuvugira, ukaturwanirira, ukaturengera, ukatubera Imana ubuzima bwacu bwose. Ndagushimiye kubw'ineza yawe buri munsi genda mpura nayo mu nzira y'ubuzima bwanjye. Ndagushimiye ko watumye nkumenya, ndagushimiye ko utumye mbyuka, ndagushimiye ko ndamutse kandi nkiriho, ndagushimiye umwuka mpumeka, ndagushimiye umubiri mfite, ndagushimiye uko meze, uko mbayeho byose nibigushime, ibyiza n'ibibi nanyuzemo nibigushime, ubuzima bwanjye bwose nibuguhimbaze. Muri kino gitondo niwakira amashimwe, turambuye ibiganza byacu twerekeza imitima yacu mu nzira zigana Siyoni, tuvuga ngo haleluya, 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 haleluya. Imitima yacu twese tuyerekeje Siyoni, tuyerekeje ahera hawe, tuyerekeje muri presence yawe. Muri kino gitondo turagushimiye, nuhabwe icyubahiro. Watubwiye ijambo ryiza ngo uburetwa buzatuva ku bitugu, n'imitwaro baduhekesheje izatuvaho, ngo kandi ikintu kizadukuraho iyo mitwaro ni ugusigwa. Uyu munsi turashaka gusigwa nawe. Hari amavuta dusize mu bitugu byacu nk'ikimenyetso cy'uko umwuka wera asizwe ku bitugu byacu, nk'ikimenyetso cy'uko nawe ubwawe udubohoye imitwaro. Uyu munsi wa none aya mavuta banze adukureho ibyaha byose, adukureho imivumo yose. Ni amavuta y'umwuka wera atwika ibyaha byanjye n'iby'abakurambere, ibyaha byanjye n'iby'abavandimwe. Ingoyi z'ibyaha nizicike, iminyururu y'ibyaha nicike, uruhererekane rw'ibyaha nirucike. Amavuta y'umwuka wera amenagura, ashwanyaguze ikintu cyose gitera ibyaha, ikintu cyose gituma ncumura, ikintu cyose gituma shiduka naguye mu cyaha, nikimeneke mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ribivuga ngo imitwaro batwikoreje izakurwaho no gusigwa. Ndasizwe kugira ngo imitwaro yose nikoreye y'ibyaha imenagurike. Ndashaka kuba umudendezo, nkitwa umukristo ukijijwe, nkitwa umwana w'Imana. Yesu ukambera imbaraga yanjye, ibyari bitsikamiye ubuzima bwanjye. Amaraso ya Yesu abitembane, umuriro w'Imana ubitwike, imbaraga y'umwuka wera ibyigizeyo mu izina rya Yesu. Ibyo ngibyo byari intandaro y'imivumo, ibyo ngibyo byari intandaro y'ibihombo, ibyo ngibyo biba intandaro y'agahinda, ibyo ngibyo biba intandaro yo gutsindwa. Mu izina rya Yesu birahiye, mu izina rya Yesu birahiye, mu izina rya Yesu biramenetse, mu izina rya Kristo bimvuyeho, mu izina rya Kristo birashize. Uyu munsi wa none ibyaha navuze, ibyo nakoze, ibyo nakorewe, ibyo narazwe birahiye, birarangiye. Uburetwa bwose burashize, karande z'ibyaha faya, umuriro w'Imana ukugezeho mu izina rya Yesu Kristo. Magurukiye mu bubasha mpabwa n'amaraso ya Yesu, ndi guca amasezerano mabi, amasezerano yose ababyeyi baba baragize, abakurambere baba barakoze, cyangwa njye ubwanjye n'abanyiranye n'isi y'umwijima. Ayo masezerano ndavuze ngo aracitse kubw'amaraso ya Yesu no kubw'imbaraga z'umwuka wera n'imbaraga zo gusigwa. Aya mavuta nsize ku bitugu byanjye uyu munsi wa none asesa amasezerano y'imivumo, amasezerano y'ubukene, amasezerano y'uburwayi, amasezerano yo gusenyuka kw'imiryango asenyuka ariyo mu izina rya Yesu. Amasezerano yo gusubira inyuma mu izina rya Kristo nta jambo agifiteho, ndayasheshe mu izina rya Yesu. Iyo mirage mibi ndayisheshe. Aya masaha ndi imbohore, ndi umudendezo. Ibyankurikiranaga byari bimeze nk'imbata, byari bimeze nk'ikintu kinsikamye kuva kera, birasheshwe mu izina rya Yesu. Maraso ya Yesu ari kuvugira
wera hejuru yanjye. Imbaraga z'umwuka wera zirasesa imvugo zose zabohaga ubuzima bwanjye. Menagura mwuka wera, menagura mwuka wera, menagura ingoyi zose, menagura uburetwa bwose, menagura uruhererekane rubi, menagura imitwaro ku bitugu byanjye, menagura ibituma ubuzima bwanjye bumera nk'ubuhetanye, menagura ubutuma ngenda nihishahisha, menagura ibituma ntigirira icyizere, menagura ibituma abantu batangirira icyizere nabo, menagura ibituma Imana itankoresha uko bikwiriye, menagura ibyo narenze, ibyo narazwe, ibyo nakorejwe, nibyinshi. Menagura sirisharije mu buzima bwanjye, menagura depanse nyinshi zirusha reveni ninjiza, menagura ibyo bimeze nk'uburetwa, menagura ibyo bituma ntishima, menagura ibyo bituma ntabohoka, bimenagure ibyo nonse mu mashereka, bimenagura ubinkuremo. Ndi umudendezo mu izina rya Yesu Kristo. Kubwo gusigwa ndatangaza uyu munsi wa none ko umwuka wera ari mu buzima bwanjye. Mwuka wera w'Imana, haleluya. Mwuka wera w'Imana nyuzura, wuzura umutima wanjye, wuzura inzu yanjye, wuzura amateka yanjye, umenagura iminyururu y'isi y'umwijima, umenagura inyigisho mbi zose zidahuye n'ukuri kw'Imana, umenagura ibintu byose bitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Makubaho mu bushake bwawe mwuka wera, makumva ijwi ryawe buri munsi, makugendana n'ubushake bw'Uwiteka Imana yanjye. Mu izina rya Kristo Yesu, magukunda ijambo ryawe, magutekereza Uwiteka Imana ko ndi umwana wawe, makuritekerezaho ku manywa na nijoro, makuryitwaza nk'intwaro ngendana, makwambara intwaro zose z'ukuri n'umwuka wera, intwaro zose z'umuntu uri ku rugamba. Mwuka wera wowe utsinda ibihe byose, ngwino uyu munsi umbere intsinzi y'ubuzima. Ndashaka kubaho nk'uko Uwiteka Imana yabigenye. Uyu munsi wa none ndatura ko kuva aka kanya kuri ino saha aya mavuta nsize ku bitugu byanjye ni ikimenyetso cy'umudendezo udashira, ni ikimenyetso cy'umudendezo udashira. Ayo mavuta wasize ku bitugu byawe turi gusengana, niba utayafite kozaho ikiganza cyawe, niba uyafite hakore uyasigeho, uyasige uvuga uti mu izina rya Yesu nsize aya mavuta ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo kwakira agakiza bundi bushya, nk'ikimenyetso cyo gukizwa bundi bushya, nk'ikimenyetso cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yesu ndi umukristo, kandi aya mavuta nyasize ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo kubohoka. Iminyururu yose ya karande n'imivumo yose iramenaguwe, ibyari binziritse biracitse, ibyari bimfunze fungutse, byari bimboshye binkuyeho, byankurikiranaga birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aya mavuta nyasize ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo guseza amasezerano yose y'isi y'umwijima, amasezerano yose y'abazimu n'abadayimoni, amasezerano y'imandwa na nyabingi arasheshwe ku mugaragaro. Ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo, arahagaritswe aka kanya. Amaraso ya Kristo ahagaritswe aya masezerano, imbaraga z'umwuka wera zimenagura aya masezerano mu izina rya Kristo umwami wacu. Aya mavuta nyasize ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo kwakira imbaraga, haleluya. Imbaraga zidasanzwe, imbaraga zo gukorera Imana, imbaraga zo kuba intwara atari ubugwari, imbaraga zo kuba umuntu uri kuraje utafite ubunebwe, imbaraga zo gusenga ubudasiba, imbaraga zo gufasha, imbaraga zo kwihangana, imbaraga zo kubabarira, imbaraga z'umuriro w'umwuka wera ndazakiriye muri aya mavuta. Ndasize amavuta ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo kuba mushya. Ibya kera birarangiye, mbaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Aya mavuta mbere ikimenyetso cyo guhindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo. Aho banyitaga umunyamibabaro, uyu munsi wa none nditwa umunyamahirwe, umunyamugisha. Amazina yanjye ahinduke, ayo niswe na karande, ayo niswe n'ubuzima, ayo niswe n'uruhererekano rubi ararangiye. Izina ryanjye rirahindutse nk'uko Yakobo yahinduriwe izina
akitwa Isiraheli, nk'uko umusozi witwaga Ruzi yawuhindura ubuzima kwitwa Betere. Uyu munsi amazina yanjye arahindutse, ubuzima bwanjye burahindutse, mpinduriwe amateka. Isi yose izabimenya ko Uwiteka n'Umwuka Wera na Kristo bampinduriye izina. Nsize amavuta ku buzima bwanjye, mu bitugu byanjye, nk'ikimenyetso cy'umudendezo. Ntango yikindiho, oya, ntango yikindiho. Yesu niwe mwami wanjye w'amahoro, nta kindi kintu kinziritse, ndabohowe, ndi uw'umudendezo. Sindi imbata y'ijambo umuntu yavuze, sindi imbata y'igikorwa umuntu yakoze, sindi imbata y'amateka mabi, sindi imbata y'imigenzo ya gakondo, sindi imbata y'Imana zabo bakoreraga. Ndi imbata ya Kristo Yesu, ndi imbata y'Umwuka Wera, ndi imbata y'Uwiteka Imana Nyiringabo, ndi uw'umudendezo. Hariko siratakarabasara asiratokoro basirakoro, ndi uw'umudendezo mu izina rya Yesu Kristo. Siza amavuta ku bitugu byanjye nk'ikimenyetso cyo gusiba karande zose, ikimenyetso cyo gusiba karande zose. Uruhererekane rwose rw'ibibi rurarangiye, ndazisibye, ndazisibye, ndazisibye. Itangiriro rishya ku buzima bwanjye n'aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Paje nshya y'ubuzima bwanjye iranditswe mu izina rya Yesu. Nibwo ngitangira ubuzima, nibwo nkivuka, nta muvumo ukindiho, birarangiye. Yaba ibyo narozwe, yaba ibyo narazwe, yaba ibyo nikoreye n'ibyo nakorewe bibi, birarangiye, ndabisibye. Ingaruka z'ibyaha ndabisibye, ingaruka z'ibyaha bya famiye ndabisibye, ingaruka z'ibyaha byanjye ndazisibye. Aya mavuta kuraho uburetwa bwose, ndasizwa aya mavuta nk'ikimenyetso cyo kwakira umugisha. Umuryango wanjye uyu munsi wa none w'imigisha urafunguwe. Nzakira umugisha mu buzima bwanjye bwose, nzahabwa umugisha mu buzima bwanjye bwose, nzitwa umugisha amateka yanjye yose. Nzakorera Imana, ni ikimenyetso cyo gukorera Imana. Ndemera kuba igikoresho cy'Uwiteka, ndemera kuba igikoresho cya Kristo, ndemera kugendera mu nzira ntegeka, ndemera kwitwa umukristo ahantu hose ndi, ndemera kuba fiyeri yuko nkijijwe. Nzavuga ko nkijijwe nta bwoba, nzahagarara ku musozi mvuga ngo ndakijijwe, nzahagarara mu kazi mvuge ngo ndakijijwe, ndahagarara muri famiye hagati mvuge ngo ndakijijwe mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi ndakijijwe. Haleluya. Ndagushimiye Data wa twese mwiza ko uyu munsi wa none, haleluya, umpaye izina rishya, unkuyeho iminyururu, imitwaro yari ku bitugu byanjye kabicitse. Amavuta yawe amenaguye imbaraga zose z'ibiziriko. Mbaye uw'umudendezo n'amahoro mu bugingo bwanjye. Haleluya. Ndagukunda bundi bushya. Umwami wanjye nashimwe, muhaye icyubahiro. Niba wumva ubohotse, hari ikintu kikuvuye ku bitugu, tambagira mu nzu yawe, hereza Imana icyubahiro. Tambagira, genda uvuge ngo Mana ushimwe. Ibyo bari baranyikoreje bimvuyeho, ibyari byaramitamishije umutugu bimvuyeho. Vuga ngo haleluya, haleluya, haleluya. Vuga ngo haleluya, shima Imana. Amaboko yawe yazunguza uvuge ngo ndabohotse. Ibitugu byawe binanure uvuge ngo ndabohotse. Vuga ngo ndabohotse. Byature, 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 byature. Bivuge, bivuge, bivuge mu izina rya Yesu. Ndagukundira umunyamugisha. Umwami wawe akugirire neza, aduha umunsi mwiza wo kubohoka. Ibyari bituzitiye byose bikuweho. Uyu munsi twatuyemo imbaraga z'Umwuka Wera n'amaraso ya Kristo. Turagendera mu buntu no mu imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Kristo umwami wacu dukunda. Amen, amen, amen.